wanyweye inzoga nicyo kibazo Reba imbwa gusa urumva igihe uba wacokoreje nta n'urusoni uruzaza wowe umva ujya witonda nta n'urusoni ugomba kunyubaha ubinabwiza ugomba gusanga watetse ugomba gusanga wakubuye wageje ibyombo warataretse izi nzoga ntabwo byakunda umuntu aranywa inzoga namenye ko akuze namenye ko yashatse ataha yasinze shaka gukubita umugabo ukundaza hanze amaso yabyutse abyimbye uko hano babona inzoga baragowe akuneje yikubise ku gikuta cy'inzu agize akavuyemo umwuka rwose wa mugore wewe aha ufite umutwe kabisa wazana inkweto nkazoza ajya kureba Fabrice uriya mujama ko numvishe ngo yaraje ararongora ko twari inshuti n'ubundi ndebe inkweto nzoza kira ndebe natabariwe amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye Zagatebe noneho yagashize nyabuna kari hano ndebe gusa yagashize koko Zakayo mana n'uyu munaniro noneho umutwe noneho wo wanyishe mana yanjye Zakayo hariya hirya njye kureba Sahura ciao. Ko Zaka muhamagara rimwe kabiri gatatu imbwa yo kumokana ndiki ntabwo ari urimo kunyumva ntabwo nakumvisha nakumva nkakwihorera mu by'ukuri izonge suze nzaza kuba nakwihorera nirirwe nabira rero mamagara ngeraho gusarura n'umunaniro mba nifitiye ntabwo uzi uko nananiwe ndabizi ntabwo nakumvise ntabwo wanyumvise ntabwo nakumvishe pe nose uva mu nzu no kugera hano hari intera irimo niyihe ku buryo utanyumva icinja kukumva ndibuza ntabwo nakumvishe urabona iyo umuntu aranga mu mugikari ntabwo yakumva umuntu urimo hariya mu gipangu ibyo ari kuvuga ntabwo nakumvishe rero igute se cyaka intebe ngo ngewe uko bizi ngabwe njya gukora mu maso ngakaraba mpagaze cyangwa nkaraba nicaye intebe iri hehe intebe wabuze intebe iri hehe iri hamwe mu ruganiriro ntawe ntabwo bawayishaka rwose ariko uzansuzugura uzageza ryari ntabwo ndi kugusuzugura na sheri ntabwo reka nkubwire iyo ntebe simba nari yayindi nsanzwe nicaraho ariko wa mugore reka nongere mubaze intebe nicyo kintu cyabaye ikibazo ku buryo waza ukaremereza intambara ngo wabuze intebe mu by'ukuri
kitaba ikibazo. none ibaze nkawe umuntu w'umugore wubatse ushaka kubaka urugo, umuntu w'umugore ushaka kubaka urugo ukaba ushaka gushinga urugo ukagenda ukanywa inzoga ukaba kuriya mu by'ukuri wabonye n'abaye ute ukagenda ukanywa inzoga ukaba ibaze uziko mutanababara mu by'ukuri uziko mutababara so wanguriye so uba ugomba kugenda ukifata ukamenya ko uri umumama ugiye kuzaba umugore uri kugenda ukanywa inzoga ukagira wakihanganye ukanywa agashara nimba inzoga ze zarakunaniye uzumva ko nzagira umusaraba kuba wankubita wagira kubera kukwihanganira wongera ufata undi musaraba wo kunyikoreza inzoga icyo twari tugiye kurwana mu bintu bidafite 12 inzoga nicyo kibazo ufite inzoga nicyo kibazo reba imbwa gusa urumva igihe uba wacokoreje nta n'urusoni uruzeze wowe umva ujya witonda nta n'urusoni ugomba kunyubaha ubinabwiza ngomba gusanga watetse ngomba gusanga wakubuye wogeje ibyombo buri kimwe cyose n'imyenda yanjye yose wayimeje reba kuntu ngize mugize ne uheruka koga umva ugenda ubyumva ugomba kunyubaha mu binabwiza hano rusoni giye kuguha ibyumweru 2 ugomba kuba wamenye uwo ndiwe kandi ibyo ndakora byose uduceceka ntabwo mfite uburenganzira ugomba kuko uzi yuko ari ngiye guhahira ugomba gutuza inzoga z'ejo nazinyoye noneho nageze mu rugo umugabo namutotoye nakajya gukanga ubusubiye ukumva wamukubita wamuvumbika mu ziko wamukorera iki umva nakajya gukanga mwana umva reka nkubwire rero ni ukuzajya agasatsi kanjye nkagira neza umva ni ukubyuka nkaraba ukisiga umva ati mesi y'imyenda nsanga abana zirangije gukubura rwose ibyo mukomeza byose agomba kubikora ntabwo naje kuba umukozi uko byakura waba umukozi w'ubwitaho ryari mu gitondo nagiye nenge koga mu maso sange intebe nicara kugira umva akagasuzuguro mana ko yagusuzugura uzi ibintu namukoreye nagiye y'amazi nahise nyamumenaho nta mikino mfitanye nawe umva ntabwo agomba kunsuzugura uva ku musatsi kugera ku rwara ku maguru umva njye kera nyifite umugabo atarapfa yanangarabyaga n'ibirenge akamfurira imyenda aricyo cyari gisigaye mwana we nagajya gukarabya ibirenge agomba kuzajya nkarabya umubiri wose nyuma barambwiye ngo Fabrice yaraje we Fabrice akaza nimumbwire kuki yaje nimumbwire yaraje ajya kushura yase subirayo hawe Fabrice sikuni ari iniga yanjye ari inshuti yanjye akaza numbwire mu by'ukuri mu rugo wanjye nangwaza ndahaza ariko nagize ubute bwo kuzayo hanyuma meze ute ni bogari yabaye ikibogari ukuntu kwa nyirakuru ndabizi ibyo kujya byo birahari izeri noneho uzapfuze ibitamo byaraje biba byo gusa byaravuze yaragatuye izanya amanota meza ariko ubwo unose arajya yiga kwa nyirakuru kimwe ubwo ngo undi azaba ku kigo noneho bamwe inzoga karabuteta gukarabisha nkiryamira ku mutuzo ariko ugomba kumubwira akabyuka ryama namukubise umva ugomba kumukubita wasanga atatetse rero akabyuka akarya mu gikoni agateka cyane rwose byaje akakubita gushyikira urye azakukigo
ese ubundi subizi yuko ataha hanyuma se umusaza ko nawe nabonye umusaza yagiye mu mahugurwa na mere nyine nuko aryamye ariko nabo bari bambwiye ngo amaze iminsi arwaye sinzi abaganga ngo amaze iminsi arwaye yari arwaye iki nicyo wanene ni wa muvuduko we usanzwe ese nyine nawe uri kumva ndi kumva ko ubizi uriya muvuduko we uzamwica ariko uzi abantu imivuduko yica ariko ni ugufatiranya mwabona hari ikigize agahita ajya kwa muganga tumwitaho cyane ameze neza nawe ndi kubona wakuze sha ndi kubona wakuze hanyuma rero akantu ko kurongorwa ugatekereza iki undi kuko mbona ukuze nyine turi kwitegura ubukwe umwamikazi muri uru rugo agomba kumfata neza bitari agomba gukubita kasi urakubita ahubwo dore shera arahamagaye Hello? Amakuru umeze ute? Banguka ubwo wanindiye. Sheri umva igihugu cyawe nagihari. Iyi nagihari cyagiye muri turuturu cyagiye kare. Ibanguka. Sawa. Nta nubwo isoko rirareba ahubwo ariko bwira ufite umusore ukunda kandi se nuwahe noneho umusore ukunda nuwahe nyine nuwahe Nuwi Kigali. No umukobwa wanjye ntumbwire ngo iki Kigali wowe. Asa umwana w'ina hangaha warambagizwa n'umusore wawe. Siko nitwa dusore mujya mura ku matelefone. Udusore. Atari babandi usanga bo kuri telefone ngo mukara kuri telefone ejo ngo nawe wabonye umukunzi. Sheri naje kabisa naje. Ambi sheri. Nari ngukumbuye cyane kabisa cyane nanjye nari ngukumbuye. Nari ngukumbuye. Uraho neza se? Cyangwa Mungu wanjye agiye se mwana. Cyagiye rwose. Yagiye kabisa. Yagiye tu. Cyagiye nakira hano urumva ntabikubwira. Ahubwo dore tora agatebe wicare. Yego. Tora tubanze. Kambe nicayeho kabisa. Nanjye kanzana agatebe. Kambe nicaye tu. Ndicara kuri aka nta kibazo. Arusha Fabrice byonyine. Ni bogari kurusha Fabrice. Rero twari bogari. Bwira ko nawe ukunda ibintu kurusha umuntu. Ukabukunda umuntu, ukabukunda ibintu kurusha umuntu. Ukunda umuntu nyine. Ukunda ibintu. Ufite imitungo se? Arayifite yako. Yewe wakurikiye. Kandi wapo. Uzanye bwa bugambo bwawe. Iyo umuntu amaze gushaka abakuze ntabwo agira amagambo menshi. Nanjye Sheri urakoze cyane kabisa. Nari ngukumbuye cyane. None se mwana kora n'imisatsi yashaje. Imisatsi? Ndaza kugushyikiriza yindi kabisa. Iyo uraza kungurira indimu. Ariko se mwana ariko nibagiye kukubaza. Cyagiye umunsi unywa nka mu kabari tugataha nijoro hafi saa 4 saa 5. Ntabwo wageze mu rugo ngo azane waserera mu rugo.
ahubwo se ayizana cyangwa aba ari njye uyizana umva yagenze gute se naranamukubise iryo joro ahubwo waramukubise naramukubise igihungu cyawe kitazi n'ibintu cyarasaze arega n'ubundi ni ukuvuga ngo namukuzaniye urukumva namukuzaniye ari ukugira ngo manze mwiyegereze neza kugira ngo uzajye mubonera igihe nawe igihe ukirira iwanyu wajya kungora mu rugo bagutumye bantumye aha ngaha gutya na gutya nicyo ngicyo nari nkeneye nawe ni ukugira ngo uzajye mubona neza uzajye gutembera sibyo arega ni wowe wari ufite n'uburambe no mu kazi yego nose uriyaza iki nta kintu ashoboye uriya nta n'ikintu nazi niyo mpamvu wumva ngomba kumufata ku nkeke nkanamukubita umva cyane ahubwo sheri rero sibyo kugira ngo ni ukuvuga ngo ejo si byagenze sawa se nyine ejo byagenze gahunda twabikoze neza nta kibazo noneho kugira ngo n'ubundi ataza kuza kudufata sibyo ariko ntabwo wamenya ngo aragaruka saa ngahe tugire vuba vuba ukumva tugende twikoze n'ubundi dukore ibyo dukora ibyo wamenyereje biturangize tugire iki cyane rwose ahubwo wari wananiwe naragutindiye ari bukingure noneho mahese ko urugo rwabaye gwe abwo uri kunyuma ndabona kikinze ni ukuvuga ngo mwana ari buze ryari araza ryari ntabwo mbizi ariko gashobora kuzanga nyuma y'amasaha 3 amasaha 3 yose araza asanga twamaze gukora ibyo dukora nta kibazo umva cyane ubwo urugo umaze kuryoha kugira umuntu akubagana reka nkubwire